Ni kuri Emi Pro Media. Yego, Kuri Emi Pro ngewe ni Chris Gara. Chris Gara. Ndi umufana wawe. Isigara, oh yes. Tuzi wawe rugira waturemye icupa nako inzoka nako izwi mu bye n'amacupa. Ukunda bivanze. Yewe nitwa Berarisi Bahati. Nitwa Berarisi Bahati ntabwo banyita. Ndi Berarisi Bahati. Kuba narayanditse ntabwo ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo indirimbo yari yanditswe mu buryo butagezweho. Oya. Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media n'abakunzi ba Kiliziya Gatolika muri rusange, ari nayo operating system dukoreramo, ndabasuhuje, nsuhuje abantu bose mukurikirana Emi Pro Media. Ngiye turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi ni Chris Gara. Tukaba tugiye kuganira, tugiye gukomeza ku ngingo y'ikiganiro duheruka kubagezaho ubushize, aho Padiri Hakorimana Jean wahimbye indirimbo nyinshi cyane yagize icyo avuga ku bihangano bye, akagira n'abantu akomozaho. Muri komanteri z'icyo kiganiro abantu benshi mwifuje ko mu bantu yakomojeho twabazana hano kuri kamera. Ntabwo birakunda, ariko tugiye kugerageza guhamagara umwe muri bo, araza kutwibwira. Nari ngiye kumuvuga ariko muziho bikeya, buriya nawe ibindi araza kutwibwira. Allo? Bahati Werarisi. Gira amahoro. Komera mumeze mute i Rusizi Icyangugu? Urahumeka bikemera da, ubona ko kongera bugaki. Akazuba kari kubageraho. Yamazuba se. Hari igihe tubona rirashe, hari igihe ryanga kuza. Nuko ariko turahumeka pe. Okay. Ni kuri Emi Pro Media. Yego. Kuri Emi Pro ngewe ni Chris Gara. Chris Gara. Umufana wawe, hari indirimbo yawe nkunda cyane yitwa Ndasizana ngusanga. Ugira urugo. Uyikunda meke se? Nikunda kuva nkiri umwana, ntabwo numvaga amagambo babaga bari kuvugamo kera, nyamenye vuba cyane. Dongo urinze usaza ukikunda. Ndishuwa ko hari abantu benshi bayumva ariko batazi amagambo abamo. Imana izabahe kuyamenya. Ndasizana ngusanga nyiri ngoro, muvukira ngoma ngira umugaragu, ungabire kwigumira mu ngoro yawe. Ni Kinyarwanda kabisa. Ungabire kwigumira mu ngoro yawe, nyiri ngoro muvukira ngoma. Ni ubwo abantu batangiye no kumenya ko uri umuhanzi rero, abantu badukurikiye. Watangira rero wibwira abantu badukurikiye. No kwibwira bizemo. Cyane. Yewe nitwa Berarisi Bahati. Nitwa Berarisi Bahati ntabwo banyita. Ndi Berarisi Bahati. Kubera ko mubisabye nk'abari mu buryo bw'itangazamakuru. Yego. Mu cyiciro cy'umuziki nzwi nk'umuhanzi, umwanditsi, umwarimu. Yego. Mu byerekeranye n'umuziki, indirimbo no kuririmba. Yego. Ariko hirya y'ibyo nkora n'ibya production. Icyiciro cy'amajwi n'amashusho. Bahati ni umuririmbyi, umwarimu mu bya muzika, umwanditsi n'umuhanzi. Mu byerekeye no kwandika indirimbo. N'ubwo Bahati. Okay. No, dufashe gusobanukirwa ubundi umuhanzi n'umwanditsi buriya bitandukaniye hehe? Umuhanzi n'umwanditsi
eh, ahangaha abaduteze amatwi baze kumva bahati ntibaze kumva umwanzuro w'ibiri kuvugwa. eh, Umwanditsi yandika ibyo abandi bakoze, ariko umuhanzi ahanga ibyo abandi bazakora. aha, ni ukuvuga ibyo byose urabikora. Njye ndi umwanditsi nkaba n'umuhanzi. Okay, watangiye guhimba indirimbo ryari ubwo? Indirimbo nkuru n'abafite Eh. yarakozwe muri 94. 94. Urayibuka? kugira ngo turirimbe Eh, wawe mwami mwiza tuje kugushimira. Gusa nibyo ngibyo. okay. Utubwiye ko uri umuhanzi uhanga indirimbo zawe, ibihangano byawe ukandika n'iz'abandi. Yego. Kwandika indirimbo z'abandi kubera iki wumva wandika indirimbo z'abandi? Ni abantu baba barakoze indirimbo badafite ubushobozi bwo kuzishyira ku manota, cyangwa ni ababigusaba? Hari ibintu bibiri bitandukanye muri icyo kibazo. Eh, Kimwe nuko hari abahimbyi, abahanzi, abahimbyi n'abahanzi ntabwo ngenda babasha kubitandukanya cyane nk'uko abo benshi numva bivuga, kuko njye mfite umurongo wanjye w'ibitekerezo. Hari abahimbyi cyangwa abahanzi. abahimbyi n'abahanzi njye ntekereza ko bitandukanye. Hari abahimbyi n'abahanzi badafite ubushobozi bwo kwandika ibyo bahimbye cyangwa ibyo bahanze. Yego. Hari n'abandi bafite ubushobozi bwo kubyandika ariko ku kigero kiri munsi y'icyo bakeneye ko bitambuka. Iyo rero ari unsabye ko mufasha, kandi tukagura uko ibyo bintu bigomba kumvikana, yego, mu matwi y'abazabyumva cyangwa bazabikoresha, yego, ibyo ndabikora. abigusabye? Abinsabye. Mu kiganiro duheruka gukora ubushize kuri Emi Pro Media, twaganiraga na Padiri Jean Hakorimana. Ndumva umuzi, ni umuhanzi kimwe nawe. Oya, ntabwo ari umuhanzi kimwe nanjye. Ni umuhanzi we. Okay, yego, ntabwo inganzo yanyu ari imwe. Impamvu nari mbivuze nuko mukora mwese muzike classique, either y'indirimbo ziri liturgique cyangwa se izindi. Mu kiganiro twakoranye ubushize, yakomoje ku ndirimbo ze, abantu icyo gihe hakoreshejwe ijambo ngo kubaga, ngo indirimbo ze ngo barazibaze barazimara. Yakomoje kuri, hari indirimbo yitwa Niba Uhoraho ari amahoro yawe, yayivuzeho, niyo yavuzeho cyane. Hari abahanzi bayikoze, hari Josh Ishimwe, hari na Korali do Kigali barayikoze, nabo babyita ko ari indirimbo yabo. We yavuze ko ibyo bintu bitagakwiye, nawe aza kugukomozaho avuga ko iyo ndirimbo ngo warayanditse nayo. Nibyo? Nibyo, ariko ntiyarakwiye kuba nkomozaho, ahubwo yarakwiye kuba mvugaho. Yego. Aza kukuvugaho, merci pour la correction. Avuga ko ngo wayanditse, mwarabivuganye nk'uko wari umaze kubitubwira ko abantu bajya bagusaba ngo ubafashe kuzandika. Ahari sinzi uko mubigeza mu itangazamakuru, ariko mugira uburyo bwiza bwo gucurika ikibazo, kandi igisubizo muruze kubona, ariko ikibazo mukagihindura nk'aho atari ikibazo, kugira ngo muze gutuma usubiza yinyuramo cyangwa yisubiramo. Ubwo tuvuze rero kuri Padiri Hakorimana, yego, ahubwo ndatunguwe no kuba yaravuze ku ndirimbo yitwa Niba Uhoraho.
niba ari nako yitwa, ariko hari uko mubimbajije uko nuko yabivuze. Ubu ikiganiro njye ntabwo nabashije kugikurikirana cyose, ariko introduction yacu narayumvise. Reka no kuvuga kuri niba uhoraho. Ubundi Padiri Jean Hakorimana yego ku ndirimbo ze muze yakabaye akoraho cyangwa avugaho, yewe nakozeho akantu aka cyangwa kariya, yego niba uhoraho yakabaye irimo, kuko ntacyo nayikozeho uretse kuyandika. wayanditse uko isanzwe yanditse? ubwo wari ugamije iki? Kwandika se? Gufata indirimbo uko isanzwe yanditse ukongera ukayandika gutyo, umusaruro wabyo ni uwuhe? Harya imyaka mumaze muri digitale bamariye iki? muri digitale bamariye iki? Yewe nanditse indirimbo, nandika n'intoki, nandika n'ikaramu. Yego. Ndangije kubyandika ngera ku kigero nandikisha ya mashini badondanga yari igenewe abasokereteri bo mu biro runaka. Yego. Aho naharenga ngera kuri sofuti zihinduka buri munsi, bikaza kugera kuva kuri 0 bikagera kuri runaka. Oya. Uburyo butagezweho n'ubuhe? Ishobora kuba yari yanditswe n'intoki ukayandika ku mashini. Ndega amatwi nyine. Yari yanditswe mu buryo budafasha abayikeneye kuyibona igihe bayikenereye. Si uburyo butagezweho. Ubutagezweho ntabwo nzi ubwari bwo n'ubwo sinzi ubwari. Ubwo nari ntekereje ko uvuze ko yari yanditswe n'intoki. Kwandikwa n'intoki se bivuze ko bitagezweho? ubwo buryo budafasha abantu bakeneye kuyibona ni ubuhe? Ni uburyo dushobora kwexportinga kuva muri software yanditse indirimbo tugashyira muri PDF tukayoherereza undi muntu ushobora kuyisoma ntacyahinduyeho. Ubwo wowe wari niwo musanzu wawe wagombaga gutanga? Oya, ni ku bwanjye nabikoze, si kubw'abandi. Oya, wabikoreye abandi? No, nabikoze ku bwanjye. Nabikoze kubera ko njye nabonaga uko indirimbo yanditse bitari kumfasha kuyikoresha uko bikeneye. Yego. Ndi kuvuga iyo ngiyo. Niba uhoraho. Iyo twavuze. Kugira ngo nyikoreshe uko bikeneye. Uko ndibuze kuyandika mu buryo abaririmbyi banjye bari buze kubasha kuyikoresha igaragara uko yanditse, tutafotoye, tutakoze scan. Yego. Ugereranyije umaze kwandika nk'indirimbo zingahe muri rusange gutyo? Kuko nanjye nyinshi ndazibona. Allo? Oui, allo. Ndakubaza ngo ugereranyije umaze kwandika nk'indirimbo zingahe muri ubwo buryo? Ntabwo imibare nyikora. Ariko ugiye kubara warenga ibihumbi byinshi. Nicyo twashaka kukubazaho, ariko bura tuzanagutumira uze no kuri kamera n'abantu bakubone bumvise ijwi nicyo ubivugaho cyane ibijyanye no kwandika indirimbo. Ntekereza ko abantu basobanukiwe impamvu ubikora, n'abandi barabikora, ariko ntekereza ko inyinshi abantu babona zasubiwemo, inyinshi nkangizo nabonye nyinshi. Hari izo ujya wandi kugahindura amanota? Umuziki ufite igisobanuro cyawo ku bawize. Yego. Cyangwa bawubayemo. Ariko habaho uburyo umuntu wifitemo umuziki, wifitemo n'agawiha, ashobora kumva ibintu ibi cyangwa biriya. Yego. Ngewe reka mvuge ku ndirimbo za Padiri Hakorimana, kuko nizo mwambajijeho cyane. Yego. Ariko
nta nubwo mwambajije ikibazo mwagomba kumbaza pari raporo ikiganiro cyatanzwe, ahubwo impamvu mwaciye ku ruhande ubwo ni iyanyu, njye ntabwo nyibabaza. we ikibazo wagisubije. We yavuze ko indirimbo ye hari ibyo wahinduyemo, ariko wowe tubwiye ko ntacyo wigeze uhindura. Urumva deja ni igisubizo kiri nakwita cyuzuye. Birashoboka ko isura y'inyandiko ishobora kugaragaza ko ibyo bintu byanditswe bidasa n'ibyari byanditswe kubera uko byanditswe. Ariko padiri ni umunyamuziki, yego, urwego ibyo yanditse warabizi neza cyane, ku kigero atayoberwa ko hari icyahindutsemo. Ikikwiye kuba kibazwa icyahinditsemo ni iki. Noneho nyuma hakabazwa uwagihinduye impamvu yagikoze, yego, ariko hagahita hiyongeraho igisumba ibyo tuvuze bibiri. Yari abifitiye uburenganzira wabihinduye. Njye ndi kuvuga nkanjye, ndetse nyuma y'ikiganiro numvise ko nagikurikiranye. Yego. Rero ahubwo ndatunguwe kuko indirimbo yakabaye ambazaho cyangwa avugaho ntabwo ari iriya. Iriya ntacyo nahinduyemo, nta burenganzira nari mbifitiye, nta naho nabyanditse ko muri iyi ndirimbo ibi byahindutse bityo. Ahubwo naranditse gusa, aho kubera ko inyandiko yanditswe n'intoki, yanditswe na za mashini bagira gutya bagahondanga bikagera gutya, yanditswe kuri izi sofuti bapudeyitinga buri munsi, biratandukanye. Ngewe rero icyo ngiye kuvuga mutanambajije, ariko numvise mu kiganiro. Urakoze cyane ku kiganiro tugiranye. Uravuze ngo urankubye? Ntabwo ndamara kuvuga buretse hari indirimbo ze nakozeho ngahindura, ntabwo ari nyinshi. Hari iyo wibuka hafi? Nta nubwo nabikoze vuba ko hashize imyaka irenga 10. Ni izihe ndirimbo hari iyo wibukamo? Ngewe icyo navuga ni uko ku nshuro ya mbere cyangwa se ikiri imbere y'ibyo ngiye kuvuga, kuko ntimwakimbajije n'ibyo kukivuga nyuma y'ikiganiro numvise nakurikiranye, hamwe n'abakristu tubana twe tuba hasi mu masantarari, hamwe n'amakorari turirimbiramo, hamwe n'indirimbo turirimba, hari ikosa nakoze isabira padiri imbabazi. Nakoze ku ndirimbo ye, ntago ndirimbo ze. Iyo ndirimbo ntiyayivuze, se mama atayivuze, ubanza atarayibona ahari, kuko izo yavuze zo nta kibazo zifite. Icyo nakoze no kwandika. Naho iyo ngiyo ntekereza nzi ntiyayivuze, ariko nanjye sinyivuga ko ntiyayivuze. Nyikoraho ntamusabye uburenganzira, ntamuganirije, ntamubwiye. Mu buryo buri professionnel ntabwo nari mbyemerewe. Yego. Ndetse n'uyu munsi sinkibyemerewe, ntabwo mbyemerewe cyane. Ibyo ndabivuga nka bahati. Iyo ndirimbo namara kuyibona akabona ikwiye, kuko njyewe njya kuyikoraho umutima nama wanjye wari umwe, ntabwo yari ibiri. Iyi ndirimbo iraryoshye ariko irakeruye. Bese wabikoze, hari ijambo padiri yakoresheje mu kiganiro cy'ubushize ryitwa ngo imbebya. Ni imbebya niba nibuka neza. Wabikoze nta mbebya ufite cyane. Yasobanuye ko imbebya ari nk'ikintu kikuzamo iyo ugiye gukora ikintu cyane, ikintu kibi cyangwa ikintu utemerewe, ari nk'ikintu kikuzamo kikavuga atari kubura, ntabwo ndi kurengerara. Padiri ni padiri, icyo ni ikibanza cyane. Icya mbere ni umuntu. Icya kabiri ni umuntu ariko uri padiri w'umukristo. Ibyo ntabwo navuze ko hari abayobozi batari ababyeyi. Rero padiri Hakorimana ni umubyeyi. Yego. Njyewe nubwo ntabashije kuvugana nawe, kuko namuhamagaye sinamubona,
nyuma y'ikiganiro cyatambutse ku ndirimbo iye nakozeho ntabisabiye uburenganzira uretse kwandika. Ndamubwiye nti mubyeyi nakoze ikosa ndabarira. Ari kubyumva buri ikiganiro araza kukireba byanga bikunze. Kandi niwumva iyo ndirimbo nyuma yo kuyisesengura uko nayikoze atari indirimbo ikwiye kuguma mu ndirimbo zawe, kuko si indirimbo nahimbye, n'indirimbo nanditseho ko ni Harmonize cyangwa Adabute. Yego. Niwumva iyo ndirimbo idakwiye kuguma mu ndirimbo zawe uko byagenze, rwose ntiwigore umbwira uti yivanemo. Kuko ari ngo wayanditse ndandika n'urupapuro uyikuramo. Ariko icyo gisaba imbabazi. Kuko ntabwo uretse padiri, umubyeyi, umuyobozi, ntabwo njyewe Bahati nifuza kuzamukira cyangwa se gukora indirimbo ku izina ry'undi muntu kugira ngo iryo zina rimenyekane. Ntabwo nifuza kumenyekana muri icyo cyiciro. Indirimbo njyewe nanditse, indirimbo ziri ku mazina yanjye yombi Bahati Werazi, zo zirahagije gusobanura uwo ndi we, ndetse kugira ngo njye ntashobora kwisobanura cyane. Ntabwo rero nkeneye kubakira ku ndirimbo y'undi muntu. Navuze ngo uretse indirimbo ya padiri nubaha nk'umubyeyi kandi nk'umuyobozi, ntabwo nkeneye kuzamukira ku ndirimbo y'undi muntu uwo ari we wese. Nakoze ku ndirimbo z'abantu 4, nongeramo utuntu. Umwe yaranyiyamye mu minsi yashize, aranyiyama cyane ku mbuga nkoranyambaga bikomeye, biremereye, birimo ubuyobozi ariko bitarimo ububyeyi. Bahati urakoze. Karame. Urakoze cyane ku kiganiro tugiranye. Uravuze ngo urankubye? Oya. Ntabwo ndamara kuvuga buretse. Nari nyigwa kuri izo ndirimbo. Abantu baciye mu seminari nkuru zo mu Rwanda, kubera ko zigamo abagabo gusa, zigamo igitsina gabo gusa. Muri karite y'umuziki, ndi kuvuga abantu baciyemo bakaba abanyamuziki bahimba bakanandika. Hari urugero batagiriye mu seminari rw'umuziki, urugero rw'umuziki batagiriye mu seminari. Kuko mu seminari ni ijwi rimwe ry'abagabo, ariko muri kiliziya, muri korali zituye mu cyaro cyangwa se muri paruwasi, tugira amajwi y'abagabo n'ay'abagore. Bariya abantu bigiye umuziki hariya cyangwa bigira umuziki hariya, bivuze byo kugira ngo niba babyumva bajye kubitekerezaho. Simbakosora ko ni bakuru, ni abahanga mu by'umuziki kundusha, ariko nanjye ndi mukuru mu muziki wo hanze y'iseminari. Nyamara umuziki wabo urawutuzamo, tukawusesengura, tukawuririmba. Indirimbo yaririmbwe n'abagabo gusa mu majwi 4, ikaryoha. Nsaba kuririmbwa n'abagabo n'abagore bavanze mu majwi 4, ikabiha, kubera ko arrangement y'amajwi yakozwe nabi. Umugabo uririmba soprano n'imba tenoro niwo batandukanye. Umupadiri wese n'umubyeyi. Umubyeyi wese n'umuyobozi. Muri ibi cyangwa biriya, ariko umubyeyi wese n'umuyobozi uko ashobora kuyobora abo afite mu nshingano mu rugo rwe. Umubyeyi wese n'umuyobozi, ariko abayobozi bose si ababyeyi. Saka kubivuga ndi kugira ngo iki kiganiro umuntu uzacyumva ari mu iseminari azamenye ko indirimbo agomba gukora itazarangira mu iseminari, ahubwo izasohoka ikajya mu bakirisitu, ukazayisangayo cyangwa se bajyaneyo. Amajwi y'abagabo n'ay'abagore iyo biri kumwe biririmbira hamwe, bitandukanye n'amajwi y'abagabo aririmba yonyine. Arrangement yayo irabusanye
ndetse birenze 100%. Uyu mwanya ukundi kubivuga yego si isomo nize ahubwo ni experience nabayemo. Indirimbo kugeza ubwo indirimbo nziza kizikunda we, indirimbo nziza abanyamuziki bakunda we, ariko abakristo batazikunda. Kuko izo ndirimbo nk'abanyamuziki tuzikunda kubwa message ziduha n'umuziki zubatsemo, kuva iyo ngiyo bazubakiye abo bavandimwe b'abapadiri donc mbere yo kuba abapadiri, abafaratiri mbere yo kuba abapadiri urwo rugendo. Ariko iyo zigeze iwacu mu bakirisitu, abakirisitu bashyira ku munzani, twebwe tutavuze, twebwe abanyamuziki wayitegura muri korali twinjemo ntabwo tuyishaka. Kubera iki? Aruto hejuru ya soprano, basire hejuru ya tenor. Kubera ko babirimbaga nk'abagabo, icyo ntabwo bigeze bagisesengura. Twe turaririmba amajwi avanze, turabasha kumva ko soprano ikwiye kuba hejuru ya ruto, ariko aruto y'indirimbo ye hejuru ya soprano. Niyo babihira biranabagora. Uwo ndi kuvuga ni ndetse yimuzi indirimbo zahimbiwe aho ngaho. Base iri hejuru ya tenor, kubera ko ari abagabo iyo babiririmbye ntumenya tenor ntumenya base. Ariko bigira muri voix mixte, base rero ijya musenge hejuru uhita ubyumva kuko tembure ntihura abize ibyo ari byo tembure vocal. Aho rero birasaba ko nabara abavandimwe nabo baza kugira umutima utwumva. Twebwe turi kuri tere, twebwe turi kuri tere, tuzi uko bigenda bituberaho kugeza ku kigero indirimbo zabo abantu bazanga. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, ntabwo wakimbajije ariko ndakivuga kuko twakiri ku by'indirimbo. Ibintu byitwa komisiyo z'indirimbo muri paruwasi, amadiyoseze ndetse n'abasenyeri bafite mu nshingano bashaka babyiteho kuko nizikora. Yewe indirimbo yanjye abantu bayimaranye imyaka 5 ikeneye primature, ntibambwiye ikosa nakoze ahubwo babwira ko nta mwanya bafite. Harya ko mu byo bashinzwe nicyo kirimo babura umwanya wacyo gute? Ubwo bashinzwe uri muri komisiyo y'indirimbo, ashinzwe indirimbo, ni gute abura umwanya wo kureba indirimbo namuhaye kandi mu byo ashinzwe birimo? Nta mwanya mfite. Tuzavugana, nzaguhamagara, nzagutelefona imyaka 5 igashira, kugera ku kigero umuntu akubwira ngo uzi ko yandirimbo wampaye ngo twimuka ngo nabuze aho yagiye ngo uzongere uyinyoherereze. Urukumva urugendo rurerure abahanzi batari abapadiri n'abasominari twahuye narwo. Ni ibibazo barangiza ngo iyi ndirimbo ntiyemewe ko idahabwa primature, kandi bayimaranye imyaka 10. ntacyo bakubwiye cyo kwihinduraho, ntibambwiye icyo nkosora, ntibambwiye icyo nakoze nabi, baruze umwanya wabyo. Indirimbo ntiyemewe. None nyine ngiye mbigenze haba haki. Ubwo iyo bigenze gutyo ukora iki? Irari muri iyo sansi kuko ibyo ndi kuvuga ni ibyambayeho n'uyu mwanya nakugira ndasobanura, ndetse ababishinzwe banansabye uwo mwanya nababwira runaka afite ibi bitabo byanjye. Yafite ibitabo 5 biri mu bapadiri, ibitabo by'indirimbo 5, ibitabo by'indirimbo no kuririmba. Babuze umwanya wo kureba, bambwira ngo urumva tuzareba, tuzavugana, hanyuma imyaka irimo iragenda iba 7 cyangwa 8. None indirimbo zirimo ntabwo ziririmbwa? Zirarimbwa cyane kuko twebwe turirimba indirimbo, duhimba indirimbo mu marangamutima yacu. Abakristu turirimba bumva, nibo batanga primature kuri iyo kiriziya itanga kuruta kashe n'inyandiko. Indirimbo biyumvisemo barayikoresha wabyemera nazazi nizahagaritswe, baraziririmba we yababa we, baraziririmba igakomera. Ngewe simagaze mu murongo uko indirimbo ikwiye kubiririmbwa
ngata uburenganzira. Ariko niba izo nasabiye uburenganzira zitarabuhawe imyaka 7 yashira, yego, kandi nawe unsobanurira ngo ntabwo kunsobanura ko usobanurira uretse kumbwira ngo nabuze umwanya tuzavugana kuri telefone urumva uzampamagare, harya mu byo ashinzwe harimo iki hirya y'icyo ngicyo ko uwo muntu nabihaye ashinzwe liturujia n'indirimbo. None kuki abura umwanya wabyo kandi ari byo ashinzwe, ubundi aba ari hehe? Urumva icyo ni ikibazo. Kuki abura umwanya w'ibyo ashinzwe aba ari mu biki? Nabuze umwanya tuzavugana urumva uzampamagare noneho turebe, urumva ntabwo ndabirebaho, hashira umwaka urumva bakine twimuka ya kopi narayibuze uzongera uyinyoherereze. Nozina bitwara none cyangwa bakamuhindurira ubutumwa ntacyo arabikoraho akaza undi. Nibyo ngibyo nyine icyiza nuko izo ndirimbo dukora abakristo iyo zabafashije barazikoresha. Aha simvuguruje kiliziya muvandimwe ubutumwa ndi gutanga, yego, ahubwo ndasaba ko abo kiliziya y'u Rwanda muri za paruwasi yashinze kwita kuri komisiyo y'indirimbo n'abahanzi bahimba indirimbo. Yego, kiliziya abo bantu yahaye ubutumwa, yahaye inshingano ibitaho cyangwa se ikababaza icyo bakora. Ubwo ibirenze 90% ntibakora icyo kintu, kandi impano zivuka buri munsi. Uko umwana avutse abavutse impano nshya cyane. None waro cyane nidukomeza kuma murongo w'indirimbo zo kwa Mozari muri 700. Harya isi nigera mu 3000 cyo tukivuga Mozari mu 2020 nta muntu wabayeho wakora ibintu barahari. Ninde wabigaragaje se ko ibyo bintu ufite ubushobozi n'uburenganzira, ninde wabigaragaje ko ibyo bintu nabyo ari ibintu isi yakwakira? Kuvuga icyo kintu uvuze nicyo, ahubwo icyo nibaza kuba izo ndirimbo zawe ziririmbwa zarabuze imprimantur, wowe wumva hari icyo bikubangamiyeho? Ngiye ntabwo mbangamiwe kuko sindimo indirimbo kugira ngo zabe imprimantur, ntabwo indirimbo kugira ngo abantu baziririmbe. Uwo zifasha zaziririmba, ugomba kuzimba imprimantur natabikora n'inshingano ze ko narazitanze. Okay, ubwo ni ubutumwa, ubwo n'abandi benshi ntekereza ko ariko bimeze, kuko niba bikuriho uri umuhanzi, ubwo ntekereza ko ari n'abandi benshi bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ntabwo ari njye nyine kuko na hano ndi mfite ubuhamya bw'umuntu wagiye gusaba imprimantur muri diocese yindi kandi yaratanze ibitabo bye muri diocese nkuyemo uyu mwanya ndimo. Aho handitseho byarakunze. Umusenyeri wo mu yindi diocese amaze gusoma cyangwa amaze guhabwa amakuru y'uko izo ndirimbo babonye zujuje ibisabwa, bigaruka icyango, ariko imprimantur yatangiwe icyango ubwo yabasiye icyango ayishakiye mu yindi diocese. Ndetse binavamo amakuru atari meza, abantu bahererekanya bakavuga ibi cyangwa biriya, ariko nyine ubyumvise imyaka 10 umuntu yasabye nese gusoma igitabo bisaba iki? Ko biri mu nshingano z'umuntu ugomba kubisoma. Cyangwa aho ngaho bayimwimye kubera ko nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ibyo ntabwo mbizi. Ariko nawe ari ibyo ngibyo bakaba barayiguhaye kuko kwemerwa bayahanuye. Hasigaye bamwemere cyangwa bamwange bo bizababeraho. Nibamara kubiberaho bazamenya ko umuntu yahanuraga ariko batumvise. Buriya gutandukanye ibintu bitatu mu buzima umuntu atunga kugira ngo yitwe kugira ngo abeho nk'umuntu uzi. Ubuhanga, ubumenyi n'ubwenge. Ubuhanga butangwa n'Imana. Yego. Kuko n'Imana ubwayo muri jambo ugize umuntu. Imana itaguhaye ubuhanga, umenya ubwenge, ariko ugakwininisha abantu Imana yaguhaye gushyira ku murongo. Ubwenge ni ubucakura bw'isi. Kugira ngo tubeho tugomba kubiryarya, kugira ngo tubeho ubwo ari bwo bwenge. Ubumenyi tubugura imbere ya mwarimu mu ishuri.
mwarimu aratwigisha tukamenya ibi twabikoresha bikatugeza ku buhanga cyangwa bikatugeza ku buhanga cyangwa bikaduha umurongo utujyana ku bwenge. Okay. Ubu rero abantu bavanze ibintu biza kurangira kugira ngo umuntu arazi kandi ntacyo atunze mu mutwe. Uretse titire yahawe uretse izina yahawe bikarangira ntacyo afite cyafasha abantu kuva hajya kugera hariya, ariko akomeza kwitwa bahati. Rero icyo sinyivuze ndi kucyerekeza muri Kiliziya, ahubwo nyivuze mu buzima muri rusange. Mu buzima muri rusange abantu hari abahanga, hari abanyabwenge, hari n'abafite ubumenyi. Yego. Nicyo navugaga, ntabwo bivuze ku byako mu buzima tubamo ibyo bintu byose duhura nabyo cyane. Bahati, reka tugushimire, uduhaye ikiganiro cyiza kirimo n'impanuro nyinshi. Ubwo ibyo uvuze ntekereza ko ababishinzwe abo bireba niba batari burebe n'ikiganiro tuzagerageza natwe kubavugisha, cyane ko ikiba kigamijwe ari n'ibyo byose byakozwe kuva aho twahereye, ari padiri wahimbye indirimbo, ari uwongeye kuyandika agagira icyahinduramo cyangwa se ntagihindure. Ntekereza ko byose biba bigamije icyiza, ntabwo biba bigamije gusenya. Ubwo rero turagushimiye cyane. Abakunzi ba Emmy Pro Media, twizeye ko umunsi umwe bazakubona noneho kuri kamera. Nari ngiye kuvuga ngo amaso ku maso, bazakubona amaso kuri screen. Amaso kuri screen? Amaso kuri ekran. Nari ngiye kuvuga ngo bazakubona amaso ku maso, bazakubona umunsi umwe kuri kamera urimo mugira urugomo. Mugira urugomo. Urugomo muzi cyari cyo? Oya. Urugomo harimo ijambo kugoma. None se icyo tumvamo niki? Bahati, urakoze cyane rero. Urakoze nawe muvandimwe. Twizere ko usuhuze abanyacyangugu cyane kuri paruwase harya uba kuri Igihundwe kuri Marilene. Kuri Igihundwe. Okay. Sawa. Imana ibahe umugisha, murakoze namwe. Cyane. Bakunzi ba Emmy Pro Media rero, uwo twavuganaga yari Weraris Bahati. Ntekereza ko abantu baba muri muzike cyane iyo muri Kiliziya Gatolika bamuzi cyane kuri kopi ku ndirimbo ze, izo yahimbye, izo yahanze, bakanamumenya ku zindi nyinshi yagiye yandika asubiramo nk'uko nawe abitwibwiriye. Atuganirije byinshi, ariko ibiganiro birakomeje kuri Emmy Pro. Ibyo atuganirije nubwo ari ikiganiro kirekire, reka duhinira, ariko tuzakomeza kubikomozaho uko iminsi izagenda yicuma. Nabo akomojeho nabo tuzajya tuvugana nabo, tuganira nabo. Mukomeze kudukurikirana, murakoze cyane.